ijambo inzira nyabagendwa bivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, ngo harimo akitso aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two ku mihanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Mu buryo bwaburanyije, inzira nyabagendwa ni imihanda nyabagendwa yose igendwamo hehe? Ku butaka. Ubwo muri make kabiri, ijambo umuhanda rivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanyijwe ku buryo bugaragara n'ubutaka bwayo cyangwa ubusumbane. Hashobora kubakwamo utuntu hagati y'umuhanda n'undi, hanyuma hashobora gushyirwamo ibimenyetso bukaba butandukanye, ariko ibyo bikaba bivuga iki? Umuhanda. Gatatu, yavugaga ijambo inzira y'ibinyabiziga. Inzira y'ibinyabiziga bikaba bivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Umuhanda n'inzira ziwukikije. Hanyuma kane, twize igisate cy'umuhanda. Rivuga kimwe mu bice bigabanije umuhanda mu burebure bwawo, bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikiranye, ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare na velomoteri cyangwa amapikipiki bigenda bibangikanye. Mbese ku buryo imodoka ebyiri zishobora kuwunyuramo, imwe iri aha indi iri aha, ntihagire ikibazo, cyangwa imwe igacamo indi icamo gutya bikanyuramo. Icyo gihe byitwa ko ari igisate cy'umuhanda. Yego, kuko umuhanda batubwiye ko ari inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga, ikaba yagira imihanda myinshi. Umuhanda wagira imihanda myinshi. Igisate cy'umuhanda rero cyo kiba kigizwe no kuba imodoka ebyiri zishobora kuwunyuramo ziteganye, cyangwa umwe yanyuramo izamuka indi igira gute? Imanuka. Noneho ijambo agahanda k'amagare bikaba bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe. Agahanda k'amagare ni igice kinyurwamo n'amagare na velomoteri, bikaba bigaragazwa n'ikimenyetso cyagize gute? Cyabigenewe. Hanyuma amagambo isangano bikaba bivuga inkomane, cyangwa se bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira mu wundi cyangwa mu mahara akubiri y'inzira nyabagendwa, hakabarirwamo imyanya igizwe n'ayo mahuriro. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ijambo inzira y'igitaka bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bingahe? Bibiri. Urusisiro rwo twabonye ko bivuga ahantu hose amazu yegeranye cyangwa afatanye, ari ku ruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa, cyangwa se
aho binjirira n'aho basohokera, ubwo ni kuri Gasutamo, ariko hakaba hagaragazwa n'ibyapa biranga aho hantu. 10, umuyobozi twabonye ko bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikururuka, zikorera cyangwa zigenderwaho, cyangwa amatungo yaba ubushyo cyangwa itungo rinini. Umukozi ubifitiye ububasha, iryo jambo umukozi ubifitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya 3 y'iri teka. Ubwo nituba turi kwiga ingingo ya 3 tuzagira gute? Tuzamubona. Hanyuma umukozi ubifitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya 3 y'iri teka wambaye ku buryo bugaragaza neza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Tuzasangamo abapolisi bo mu muhanda, tuzasangamo abakora imirimo yo mu muhanda. Mujye mubona ko bari abantu basa n'umuhanda, hari igihe rwose bafata inshingano zo guhagarika ibinyabiziga, icyo gihe baba ari abakozi babifitiye iki? Ububasha, ariko bakaba barangwa no kuba bambaye ku buryo bugaragaza neza ibimenyetso by'imirimo bagize gute? Bashinzwe. Iyo umugenzi ahagaze, umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba adafite ibyo bimenyetso, ariko rero agomba kugaragaza ko abifitiye ububasha. Birashoboka ko polisi y'igihugu ishobora kuguhagarika ikakubaza ibyangombwa, ariko igomba nayo kubanza kugaragaza ko ari umukozi ubifitiye iki? Ububasha, akaba yakwerekana ikarita y'akazi n'ibindi byangombwa bimuranga nk'umukozi ubifitiye ububasha. Umukozi ubifitiye ububasha bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya 3 y'iri teka wambaye ku buryo bugaragaza neza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba adafite ibyo bimenyetso, ariko rero agomba kugaragaza ko abifitiye iki? Ububasha. Ijambo ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Ijambo ikinyabiziga bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Icyo kikaba cyitwa ikinyabiziga. Noneho ikinyamitende cyo bivuga ikinyabiziga cyose nk'igare ry'ikiziga kimwe, igare ry'ibiziga bibiri, igare ry'ibiziga bitatu cyangwa se 4, kigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho, nko kuba bakoresha ikirenge cyangwa intoki, ibirenge cyangwa intoki. Ikinyabiziga cyose kizagutwara ariko bisabye ko unyongesha ibirenge byawe cyangwa ukanyongesha amaboko yawe, cyaba gifite ikiziga kimwe cyangwa ibiziga bibiri cyangwa bitatu cyangwa 4, icyo kinyabiziga cyitwa ikinyamitende. Mwabyumvishe? Noneho rero 14 ifite A na B. Ijambo igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga bibiri, icyo nicyo cyitwa igare. Ijambo igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga bibiri. B. Ijambo velomoteri bivuga ikinyabiziga gifite ibiziga bitarenze 2 kandi gifite moteri itarengeje santimetero kibe 50 cyangwa imbaraga zitarenze kaveya 4, kandi hakurikije uko cyakozwe umuvuduko wacyo nturenga kilometero 60 mu isaha. Icyo ni cyitwa velomoteri. Velomoteri igomba kuba ifite ibiziga bibiri.
velomoteri ikaba itarengeje imbaraga za moteri santimetero kibe 50, cyangwa ikaba itarengeje kaveya kana vana ani kuri bwandike kaveya enye, kandi hakurikije uko cyakozwe umuvuduko wacyo n'ubu ugomba kurenga kilometero 60 mu isaha. Ubwo umuvuduko mwinshi wacyo kirutse cyane ntabwo kiba kigomba kurenza kilometero 60 mu isaha. Noneho rero igare na velomoteri bidahetse ababigendaho ntibifatwa nk'ibinyabiziga. Igare riparitse hariya cyangwa velomoteri iparitse hariya nta muntu uriho, ntabwo baba bakibara nk'ikinyabiziga ngo bavuga bati kiriya kinyabiziga kiri kuje na hariya. 15 bakiriye mugenzi wacu yari yasabye agahushya ko gukererwa, ariko ntabwo bimubuza nyine gucikanwa n'amasomo. Agahushya uragahabwa, ariko amasomo icyo gihe n'ubundi ntabwo abura kugira gute kugucika. Noneho 15 iragira iti ijambo ipikipiki. Ijambo ipikipiki bivuga ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. Ubwo nubona ikinyabiziga cyose gifite ibiziga bibiri kikaba gifite moteri kikaba kitari velomoteri, ubwo cyitwa ipikipiki. Ijambo ipikipiki bivuga ikinyabiziga cyose cy'ibiziga bibiri gifite moteri ukuyemo za velomoteri. 16 amagambo ikinyamitende 3 n'ikinyamitende 4 bifite moteri bivuga ibinyabiziga by'ibiziga 3 cyangwa 4 bitarengeje uburemere bw'ibiro 400, kandi moteri ikaba itarengeje santimetero kibe 350, cyangwa imbaraga zayo zikaba zitarengeje kaveya 15. Amagambo ikinyamitende 3 n'ikinyamitende 4 bifite moteri bivuga ibinyabiziga by'ibiziga 3 cyangwa 4 bitarengeje uburemere bw'ibiro 400, kandi moteri ikaba itarengeje santimetero kibe 350, cyangwa imbaraga zayo zikaba zitarengeje kaveya 15. 17 ijambo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri ikigendesha kandi kigendeshwa n'ibikigize, bidasaba imbaraga z'amaguru yanjye ngo nyonge, bidasaba imbaraga z'amaboko yanjye ngo nyonge, ahubwo moteri yacyo ikoreshejwe n'umuriro uyivamo n'ibikigize na batiri zikigize, kikaba cyo kigira gute kifite imbaraga zigitwara. Umuntu icyo akora akaba ari ukukiyobora. Icyo cyitwa ikinyabiziga kigendeshwa na moteri. 18 imodoka. Ijambo imodoka bivuga ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri uretse za velomoteri, ipikipiki, ibinyamitende 3 cyangwa 4 bifite moteri, n'imashini zikururana n'izindi zihinga zifite moteri, zikaba kandi ku busanzwe zitwara mu nzira nyabagendwa abantu cyangwa ibintu, cyangwa se zigenewe gukurura ibindi binyabiziga bitwara abantu cyangwa ibintu. Ndasubiramo. Ijambo imodoka bivuga ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri. Ubwo ikinyabiziga cyose kigendeshwa na moteri kikitwa imodoka, uretse velomoteri. Ubwo velomoteri si imodoka, sibyo?
uretse ipikipiki, ubwo ipikipiki nayo si imodoka, uretse ibinyamitende by'imitende 3 cyangwa 4 harimo ziriya za rifani, ubwo izo nazo si imodoka, kuko rifani si imodoka. Yewe n'imashini zikurura na n'izindi zihinga zifite moteri, ubwo nazo zivamo, zikaba kandi ku busanzwe zitwara mu nzira nyabagendwa abantu cyangwa ibintu, cyangwa se zigenewe gukurura ibindi binyabiziga bitwara abantu cyangwa ibintu. Izo ziba ari imashini, ziba ziri mu bwoko bw'iki bw'imashini. 19. Ijambo romoroki. Romoroki bivuga ikinyabiziga kigenewe gukururwa n'ikindi. Iryo jambo rikoreshwa kandi kuri za makuzungu. Ijambo rero makuzungu bivuga romoroki ariyo yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura, ku buryo igice cyacyo kiba kikiryamyeho kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse n'ubwiyo itwaye bukaba bushikamye icyo kinyabiziga. Batubwira rero ko makuzungu bivuga romoroki ariyo yose, ubwo makuzungu ni romoroki n'ubundi, ariko akaba ariyo yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga gikurura, ku buryo igice cyacyo kiba kikiryamyeho kandi igice cy'uburemere bwacyo ndetse n'ubw'ibyo itwaye bukaba bushikamye kuri icyo kinyabiziga. Ijambo romoroki ntoya rero bivuga romoroki ariyo yose ifite uburemere butarengeje ibiro 750. Romoroki ifite uburemere butarengeje ibiro 750 yitwa romoroki ntoya. Ingingo ya 22 iravuga ngo amagambo ibinyabiziga bikomatanye n'ibinyabiziga bikururana bivuga ibinyabiziga bifatanye bikagenda nkaho ari kimwe. Vuge iki ni ikinyabiziga, n'iki ni ikindi, iki tukagicomeka kuri iki, hari imbere tugashyiraho agatwe ko kugitwara, ubwo uri imbere hari akajya gikata, iki nacyo kigakata, iki nacyo kigakata, akakivana aha akakijyana hariya, atwaye kariya, ariko n'iki ngiki kigize gute, kiri kugenda. Ibyo rero bikaba bivuga ibinyabiziga bikomatanye cyangwa se ibinyabiziga bikururana, ibyo twita za rukururana. Ikinyabiziga kigenda bikaba ari ibinyabiziga byinshi ariko bikaba bigenda nkaho ari ikinyabiziga kingahe, kimwe, kuko gifite n'ubundi umuyobozi umwe. Ijambo ikinyabiziga gifatanije bivuga ikinyabiziga gikomatanye, kimwe ari ikinyabiziga gikurura, ikindi ari makuzungu. Makuzungu twabonye ko ni romoroki ariyo yose ariko ishikamira, ibishikamye ku mbaraga zikigize gute, zikiyikurura. 24. Ikinyabiziga gikurura kabiri bivuga ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bikururana bigizwe n'ikinyabiziga gifatanyije kandi kiriho romoroki yacyo. Kikaba ni ikinyabiziga kikaba kirapakira ariko inyuma bakongeraho n'ikindi kirimo kirakurura romoroki yindi barimo baragira gute, barakurura. Noneho 25. Amagambo uburemere bwite n'uburemere bw'ikidapakiye bivuga uburemere bw'ikinyabiziga kizima gifite karisori n'ibikoresho byacyo ngombwa kandi cyuzuye lisansi, mazutu cyangwa gazi, amazi n'amavuta, ariko hatabariwemo abagitwaye, abantu cyangwa imizigo cyikorera. Ikinyabiziga kidapakiye kiba kirimo lisansi yuzuye, kikaba kirimo niba gitwarwa na mazutu yuzuye, amazi yagenwe gushyirwa mu kinyabiziga yuzuye, umwuka wuzuye mu biziga byacyo, mbese cyuzuye, ariko utabariyemo abantu gitwaye cyangwa utabariyemo imizigo cyikoreye. Icyo gihe cyitwa ko ari uburemere bwite
bw'ikinyabiziga kidapakiye. Ubwo nibwo bapima uburemere bwacyo. Ijambo uburemere bwikorewe 26 bivuga uburemere bwite bw'ikinyabiziga kizima hongeweho uburemere bw'imizigo cyikoreye, ubw'ugitwaye n'ubw'undi muntu wese gitwaye. Ubwo ni muri rusange uburemere bwose icyo kinyabiziga gifite, utagize ikintu na kimwe ugira gute ukuramo. Uwo gitwaye, ugitwaye, ibyo cyikoreye n'ibiro byacyo bwite, ibyo nibyo byitwa ko ari uburemere bugize gute bwikorewe. Hanyuma 27 uburemere ntarengwa bwemewe. Uburemere ntarengwa bwemewe. Uburemere ntarengwa bwemewe bivuga uburemere bwose ntarengwa bw'ikinyabiziga bwemejwe hakurikijwe ibivugwa muri iri teka. Uburemere ntarengwa bwemewe bw'ibinyabiziga bikomatanye, bw'ikinyabiziga gifatanyije cyangwa bw'ikinyabiziga gikurura kabiri bwitwa uburemere bugendanwa. Ubwo nibwo uburemere ntarengwa. Uburemere bugendanwa, uburemere bwacyo bwose kiba gifite uhereye ku mapine yacyo, ibikigize, abakirimo n'ibyo gipakiye. Niba bavuze ngo hano ntabwo iteme n'iryemerewe gucaho n'ibinyabiziga birengeje toni 10, birabujijwe kunyuzaho toni 10, ubwo ikinyabiziga gifite ibyo bintu byose twabaze, ubwo buremere bwose kikaba gifite toni zirenze 10, gifite toni 16, 11, 12, ntabwo kiba cyemerewe kunyura aho ngaho. N'ibyo baba bavuze. Uburemere ntarengwa bwemewe bivuga uburemere bwose ntarengwa bw'ibinyabiziga bwemejwe hakurikijwe ibivugwa muri iri teka. Uburemere ntarengwa bwemewe bw'ibinyabiziga bikomatanye zamakuzungu na zarumuruki, ubw'ibinyabiziga bifatanyije cyangwa bw'ibinyabiziga bikurura kabiri bwitwa uburemere bugendanwa. Makumyabiri n'umunani guhagarara umwanya muto. Guhagarara umwanya muto. Guhagarara umwanya muto bivuga igihe cyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu cyangwa ibintu byinjire cyangwa bisohoke. Umwanya ikinyabiziga gishobora kumara hariya kuri arete, aho twita kuri arete, gikuramo umuntu cyangwa gishyiramo abantu cyangwa bavanamo imizigo cyangwa bayishyiramo, icyo gihe cyitwa ko ari umwanya, ari uguhagarara umwanya muto. Noneho ijambo guhagarara umwanya munini bivuga igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo abantu bajyemo cyangwa bavemo. Niba ikinyabiziga kidashobora kurenza isaha 2 barimo baragipakira, ugasanga ikinyabiziga cyo kimaze umunsi wose gihagaze, icyo gihe ntabwo babara ko cyahagaze umwanya muto. Niba ikinyabiziga kidahagaze kirimo gipakira, kikaba kidahagaze kirimo gipakurura, icyo kinyabiziga kiba gihagaze umwanya munini, ntabwo aba ari umwanya muto. Noneho ijambo akagarura rumuri. Ijambo akagarura rumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje.
ijambo akagarura rumuri bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Ijambo ikinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga by'abapolisi, ibizimya inkongi, ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi iyo bijya aho bigomba gutabara byihutirwa kandi bikarangwa n'intabaza irabagirana cyangwa irangururijwe. Ijambo ikinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga by'abapolisi, ibizimya inkongi, ndetse n'ibinyabiziga bitwara abarwayi iyo bijya aho bigomba gutabara byihutirwa kandi bikarangwa n'intabaza irabagirana cyangwa irangururijwe. Kuba bifite itara rigaragaza ko ari ibinyabiziga ntakumirwa cyangwa bikaba birangurura ijwi. Ya 31, 32. Ijambo amatara y'urugendo. Ibintu turi kwiga ni ingenzi kuko ni ibintu umuntu ahura nabyo nyine mu muhanda niyo ari gutwara. Ijambo amatara y'urugendo cyangwa amatara maremare bivuga amatara y'ikinyabiziga muri ku muhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga. Ijambo amatara y'urugendo cyangwa se amatara maremare bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika umuhanda mu ntambwe ndende imbere y'icyo kinyabiziga. Ijambo amatara yo kubisikana cyangwa se amatara magufi bivuga amatara y'ikinyabiziga amurika inzira nyabagendwa imbere y'icyo kinyabiziga kitagombye guhumya cyangwa kubangamira abayobozi bava mu cyerekezo bajyamo. Amatara yakura urumuri rutabangamira abari imbere yaho urimo uragera gute urajya. Ayo ni amatara yo kubisikana. Mujye mubona cyane cyane iyo ibinyabiziga bihuye bigiye kubisikana aba yari yacanye amatara ukabona ahinduranyije amatara yaragize gute yaracanye agacana amatara magufi kugira ngo atabangamira uwo mu cyerekezo arimo aragera gute arajyamo. Ayo yitwa amatara yo kubisikana. 3, 4 iravuga ngo amatara ndangambere. Amatara ndangambere bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere. Agomba gushyirwa ku nguni ku buryo umuntu avuga ngo kiriya kinyabiziga ntakibonye kirangiriye hariya, akamenya niba agiye kukinyuraho, akamenya ngo ndanyura hasi nkigonge, abibwiwe n'amatara yacu. Amatara ndangambere bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi agaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere. Ijambo amatara ndanganyuma ni akagingo ka 35. Ijambo amatara ndanganyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga kiranga kandi yerekana ubugari bwacyo burebewe inyuma. Ndanganyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga kiranga kandi yerekana ubugari bwacyo burebewe inyuma. 36.
ijambo amatara kamenabihu y'imbere bivuga amatara y'ikinyabiziga abonesha neza inzira imbere yacyo igihe cy'ibihu. Mu gihe cy'imvura nyinshi, cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Ijambo amatara kamenabihu y'imbere bivuga amatara y'ikinyabiziga abonesha neza inzira imbere yacyo mu gihe cy'ibihu, mu gihe cy'imvura nyinshi, mu gihe cy'urubura cyangwa mu gihe cy'umukungugu. Ijambo amatara kamenabihu y'inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga akiranga kandi yerekana ubugari bwacyo kirebewe inyuma igihe cy'ibihu, igihe cy'imvura nyinshi, mu gihe cy'urubura cyangwa cy'umukungugu. Muri rusange amatara kamenabihu yaba y'imbere cyangwa y'inyuma bivuga amatara agaragaza ubugari bw'ikinyabiziga kirebewe inyuma, cyangwa se agaragaza akaboneshereza inzira y'ikinyabiziga kirebewe imbere, aho kireba imbere mu gihe cy'imvura nyinshi, mu gihe cy'urubura cyangwa mu gihe cy'umukungugu. Ayo akaba ari amatara kamenabihu ay'imbere cyangwa ay'inyuma. 38. Amatara yo gusubira inyuma. Amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga gisubiye inyuma cyangwa kigiye gusubira inyuma. Amatara yo gusubira inyuma bivuga amatara y'ikinyabiziga agenewe kubonesha inzira inyuma y'ikinyabiziga no kumenyesha abandi bagenzi ko ikinyabiziga kigiye gusubira inyuma cyangwa kiri gusubira inyuma. Tatu n'icyenda. Ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. Ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa se ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. 40. Amagambo itara rishakisha. Ni itara rihindukizwa bivuga itara ry'ikinyabiziga gishobora guhindukizwa n'umuyobozi bidatewe n'uko ikinyabiziga kigenda, kandi rishobora kumurika ikintu kiri mu nzira nyabagendwa cyangwa hirya y'iyo nzira. Itara rihindukizwa rishobora kumurika bidasabye ko ikinyabiziga kigenda cyangwa bidatewe n'uko ikinyabiziga kigenda, kandi rikaba rishobora kumurika hirya y'inzira. Ibyo byo ntabwo ari itara ari ngombwa ngo ntiri muri yandi areba imbere n'inyuma, ahubwo rishobora no kumurika hehe? Ku ruhande. Ashobora kugirwa n'ibinyabiziga ndakumirwa. 41. Amagambo itara ndangamubyimba. Itara ndangamubyimba bivuga itara ry'ikinyabiziga ryerekana ubugari bwacyo ahagana imbere cyangwa inyuma igihe uburebure bwacyo burenga metero 6, cyangwa iyo ubugari bwacyo habariwemo ibyo cyikoreye burenga metero 210.
igihe ikinyabiziga cyikoreye kikaba gifite uburebure burenga metero 210, gishyirwaho amatara ndangamubyimba kugira ngo umuntu ukireba arebe ubugari bwacyo, adashobora kuba yagihutaza mu mpande zacyo, akaba ashyirwa ahagana imbere cyangwa ahagana inyuma. Ine kabiri iravuga ngo ijambo ubuso bubonesha bivuga ku byerekeye amatara, ubuso busohokana urumuri, naho ku byerekeye utugarurarumuri bikavuga ubuso burabagiranamo urumuri. Ubuso bubonesha ni igihe itara ririho, ariko noneho hirya ya ampure cyangwa y'umutwe w'itara murabizi ko abari mu buso burabagirana, ku buryo iryo tara urireba ukagira ngo icyo kintu cyose ni itara. Siko mubibona? Ukabona niba ari itara ry'ikiziga gutya ukagira ngo ni itara ry'ikiziga, ariko hakaba harimo umutwe umwe w'itara cyangwa ampure imwe, ariko ubwo buso bwose bubonesha bukaba ari ubuso busohokana urumuri. Naho ku byerekeye utugarurarumuri rwo bivuga ubuso burabagiranamo urumuri. Niba atari ku itara ahubwo ari ku kagarurarumuri, ni ubuso bwose bushobora kuza kugarura urumuri ruturutse ku kintu cyatanze iyo mirasire. 43 ariyo tugiye gusorezaho, iravuga ngo ijambo itara ry'umuhondo bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, ry'umuhondo nyawo cyangwa usa n'icunga, hakurikijwe ibisobanuro bivugwa mu mugereka cyangwa mu ngeri ya 7 y'iri teka. Ubwo tuzabibona imbere. Batubwira ko ijambo itara ry'umuhondo bivuga itara ryose ry'umuhondo wiganje, itara ry'umuhondo cyangwa usa n'icunga, hakurikijwe ibisobanuro bizavugwa cyangwa biza kuvuga mu ngingo ngereka ya 7 y'iri teka. Muri rusange rero ndabashimiye uburyo twabanye muri iri somo. Tugiye mu mwanya w'ibibazo n'icyo twungukiye muri iri somo mu gihe twitegura kuzakomeza ubutaha. Mwari kumwe na Samuel Urwibutso. Imana ibahe umugisha.